Muraho bakunzi ba Me and You Empire, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana n'umugisha biva kuri yo bibe muri mwebwe. Nk'uko twabirebye mu gice giheruka, ubwo twatangiraga kwigira hamwe igitabo cy'ibyahishuwe, ubu turakomeje. Nimba utarigeze ureba ikiganiro cyabanje, kugira ngo ubashe kugendana natwe, ndagusaba gusubiza amaso inyuma ukaza kureba ku kiganiro cya mbere cyabanje. Mu magambo make ku kiganiro cyabanje, twabanje kureba inzandiko zirindwi Yohana yandikiye amatorero arindwi. Twabanje kureba iriburiro ryayo, uyu munsi tukaba tugiye kuzinjiramo neza tuzivuye imuzingo. Ndagushishikariza kubana natwe, nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Elize Mashyaka kuri Me and You Empire. Dukurikije uburyo butatu, ibihe by'amateka y'itorero byafatwaga muri rusange mu buryo bukurikira. Efeso, itorero mu kinyejana cya mbere mu buryo rusange. Ryarahimbazaga, ariko rero ryari ryarataye urukundo rwaryo rwa mbere. Simuruna, uhereye mu kinyejana cya mbere kugera mu cya kane, itorero ryatotejwe n'abami b'Abaroma. Perugamu, mu kinyejana cya kane, ubukristo bwemewe kuba idini rya leta mu gihe cya Constantine. Tuwatira, uhereye mu kinyejana cya gatandatu kugeza mu cya cumi na gatanu, Kiliziya Gatolika y'i Roma ifata umwanya munini mu bukristo. Sarudi, ikinyejana cya 16 n'icya 17 byabaye bikurikirana n'igihe cy'ivugururwa. Ururimi rw'ivugururwa rwagabanutse vuba, aho twavuga ubugorozi. Mu kinyejana cya 18 n'icya 19 habayeho ububyutse bukomeye no gukwirakwiza ubutumwa hose. Laudokiya, itorero ryo mu minsi y'imperuka ryerekanwa kuba akazuyazi kandi ari iry'ubuyobe. Ni itorero rijyanye n'icyitwa impuzamatorero n'ibigezweho. Hari ukuntu izo nzandiko zisa mu miterere. Urugero, buri rwandiko rutangirana n'indamutso ku itorero. Buri rwandiko rwerekana umwami Yesu mu buryo arwanya ibidatunganye biri mu itorero. Buri rwandiko rwerekana ukuntu umwami azi neza itorero, mu buryo butangijwe n'iri jambo ngo nzi. Amagambo amwe ashimagiza yabwiye amatorero yose uretse Isarudi na Laudokiya. Amagambo agaya yabwiye amatorero yose uretse Simuruna na Philadelphia. Buri torero rihugurirwa kumva icyo umwuka ayabwira, kandi hari ibihembo bisezeranyijwe unesha. Muri iki gitabo cy'ibyahishuwe rero, buri torero rifite ikiriranga. Tubivuze neza mu buryo bukurikira, yerekana ibiri ku isonga. Efeso ni itorero ryaretse urukundo rwa mbere. Simuruna ni itorero ryatotezwaga. Perugamo ni itorero ryemera byose ritirinda. Tuwatira ni itorero ryumvikanyweho. Sarudi ni itorero risinziriye. Philadelphia ni itorero rifite ubumenyi. Laudokiya ni itorero ryidamarariye. Dushyize no mu gihe cy'ubu ngubu, nawe ushobora gutekereza ukurikije uko umutima wawe umeze, kuko burya itorero ntabwo ari urusengero cyangwa inzu runaka. Itorero ni umutima wawe. Ushobora kumenya neza, ese ndi mu kihe cyiciro? Ndi mu itorero ryidamarariye? Ni mu itorero rifite urukundo rukeya? Ni mu itorero ritagira ikintu ryitayeho cyangwa ritirinda? Cyangwa se ni mu itorero ry'ibintu byumvikanyeho, rigendera ku mategeko yumvikanyeho gusa, kugendera ku nzira z'Uwiteka? Cyangwa se ni mu itorero risinziriye? Nawe ushobora kumenya neza, ukigenzura ukamenya itorero rubarizwamo. Mbere yuko tureba buri rwandiko, tuvuge ko bigaragara neza ko ayo matorero agizwe n'abizera by'ukuri n'abandi babivuga ku rurimi gusa. Mu rwandiko rwa mbere nta gushidikanya ko benshi bari abizera by'ukuri. Mu rwandiko rwa nyuma abantu benshi baragaragaraga kuba abakristo, ariko ku izina gusa. Nko muri ibi bihe kwigira muri iki gitabo rero, reka duhere ku nzandiko enye zibanza. Urwandiko rwa mbere, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso. Ibyahishuwe 2, umurongo wa mbere kugeza ku wa 7.
Ijambo Efeso risobanura ngo ukundwa cyangwa kuruhuka cyangwa se gushakwa. Umwami yigaragaje ubwe mu itorero rya Efeso kuba wufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza arindwi. Byinshi mu bimenyetso byerekana umwami muri izi nzandiko bisa nk'ibyo dusanga mu gice cya mbere. Iri torero rya Efeso ryari rizima kubw'imirimo yaryo n'umuhati waryo wo kwihangana kwaryo. Ntabwo ryihanganiraga abanyangeso mbi, kandi ryagenzuraga intumwa z'ibinyoma zikazifatira ibyemezo. Iri torero ryarenganyirijwe izina rya Kristo, ryihanganira ibigeragezo n'urwango mu kwihangana, maze rikora ubutananirwa. Efeso nubwo yari imeze gutya, ariko hari ikintu Imana yarigaye, ngo ryari ryararetse urukundo rwaryo rwa mbere. Ngo umuriro w'urukundo ntabwo wari ucyaka. Gusamara nka mbere ntabwo byari bikigaragara. Bagaragazaga inyigisho nzima n'imirimo y'ukuri, ariko rero umutima wabyo warimo icyuho. Bari bakwiye kwibuka iminsi myiza bagize bakimara kwizera, bakihana kuko baguye bakareka urukundo rwabo rwa mbere, maze bakongera gukora imirimo igaragaza by'ukuri ubuzima bwabo bwa gikristo. Bitabaye gutyo rero, igitereko cy'itabaza cya Efeso kizakurwa hacyo. Ni ukuvuga ko kizakurwaho. Ariko rero hari ijambo ribashimira rirebana n'uko banga imirimo y'Abanikolayiti. Ntabwo dushobora kwemeza neza Abanikolayiti aba ari bo. Hari abatekerezaga ko bari abayoboke b'idini ry'umuntu witwa Nikola. Abandi bakavuga ko bishingiye ku izina risobanura ngo gutegeka abalayiki, maze bakabona ko kwaba ari ukongera kugaragara k'uburyo bw'ubutegetsi bw'abakuru b'amadini. Bigaragara neza iyo dusomye mu rwandiko rwandikirwa Perugamu, ruri mu bice bibiri, umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Kuko nababwiye, byaba byiza igihe ufite Bibiliya ugafata pause ukabanza ugasoma neza, kugira ngo uze gusobanukirwa neza ukurikije n'ibyanditse muri Bibiliya. Hano hatubwira neza ko Abanikolayiti bari bafite inyigisho nk'iza Balamu zemeraga ubwoko bw'Imana kurya intonorano ndetse no kugendera mu ngeso mbi. Intonorano ubundi ni bimwe cyangwa se ni nko mu nyama cyangwa se mu bitambo byatambirwaga ibigirwamana. Izo nizo bita intonorano. Muri make nyine bivangaga n'abantu batambira ibigirwamana, bakarya bimwe mu byasigaye ku byo batambiraga ibyo bigirwamana byabo. Nizo ntonorano bavugaga hano. Kuko no mu muco wa Kinyarwanda intonorano zabagamo ari ukuntu bafataga inyama bakazijyana mu nzu z'abapfumu, nyuma rero abana bajyagamo bakajya kuzitoragura. Utwo twabaga rero bashyizemo, babaga bagiye gutambira ibyo bigirwamana, abo bana bajyaga gutoraguramo nyine kugira ngo bakabirya. Ibyo bita intonorano. Ni ibisigazwa byagiye bisigara ku byo batambiye ibigirwamana byabo cyangwa se imana zitari Imana yo mu ijuru. Inyigisho za Balamu rero nazo niko zari zimeze, ngo zemereraga ubwoko bw'Imana kugendera mu ngeso mbi ndetse no kurya intonorano ndetse no mu busambanyi. Nubisoma neza uraza kubibona. Abafite amatwi bumva ijambo ry'Imana basabwa kumva ubutumwa Umwuka Wera abwira amatorero. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, haravuga ngo nyuma y'ibyo byose hari isezerano itorero ryahawe. Isezerano ryahawe umuntu unesha. Umuntu unesha mu buryo rusange mu isezerano rishya, unesha n'uwizera Yesu Kristo, kuko niwe mwana w'Imana. Urabibona muri Yohana wa mbere ibice 5 ku murongo wa 5. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 ku murongo wa 5. Ngo kwizera kwe kumushoboza gutsinda isi mu bishuko ndetse n'ibihendo byayo.
Birashoboka ko muri buri rwandiko izina rifite igitekerezo kindi kijyanye n'imiterere iri muri buri torero. Uwunesha muri Efeso agomba kuba uwerekana ukuri mu kwizera Kristo, yihana kuba yarasubiye inyuma akagwa maze akareka urukundo rwe rwa mbere. Kurya ku giti cy'ubugingo bishatse kwivuga kwinjira mu bugingo buhoraho bwuzuye mu ijuru. Efeso rero akenshi ikunze gufatwa nko kwerekana ukuntu itorero ryari rimeze hashize igihe gito intumwa zipfuye. Mu gusoza uru rwandiko ndagira ngo nawe wisuzume neza. Ese uracyafite urukundo rwawe rwa mbere? Uko wari uri kera ugihamagarwa niko ukiri ubu ngubu. Ibyo ni ibyawe wigenzure. Numara kwigenzura ugasanga udafite urukundo rwawe rwa mbere, ugaruke mu bihe byawe bya mbere kugira ngo Uwiteka atimure igitereko gitabaza muri wowe kikavanwaho. Nuramuka utsinze, nawe uzahabwa kurya ku giti cy'ubugingo buhoraho. Urundi rwandiko tugiye kuganiraho uyu munsi ni urwandiko marayika yandikiye itorero ry'i Simuruna. Biri mu Byahishuwe ibice 2, umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Hano Kristo yigaragaje kuba uwa mbere n'uw'imperuka. Wari warapfuye none akaba ari muzima. Ubu buryo bwo kwiyerekana bufasha ku buryo bw'umwihariko ubabazwa buri munsi cyangwa se abababazwa buri munsi bagapfa bahowe Kristo. Mu rukundo rwihariye umwami abwira abo bera bababazwa ko azi neza umuntu ukuntu barenganywa. Bisa nkaho bari mu makuba n'ubukene, ariko mu by'umwuka bari abatunzi. Abera b'i Simuruna barwanyijwe cyane n'Abayuda. Abavuga amateka batubwira ko utihangana Abayuda berekanaga mu gufasha bishe Polikaripe bamuhoye Kristo. Kuba bari Abayuda bavuga nyine ko ari ubwoko bwatoranyijwe n'Imana, ariko imyitwarire yabo bakagaragaza ko ari abo mu isinagogi ya Satani. Abakristo ntabwo bagomba kugira ubwoba bw'ibyo bagiye kubabazwa. Bamwe muri bo bagashyirwa mu nzu z'imbohe maze bageragezwe mu minsi 10. Iyo minsi 10 yashoboraga kuvuga ko ari amatotezwa 10 yabaye mu gihe cy'abami b'Abaroma babanjirije Constantine, cyangwa se bashobora kuvuga imyaka 10 yo gutotezwa yabaye ku ngoma ya Diocletian, umwe mu bami b'Abaroma. Muri uru rwandiko rero abizera barasabwa kudatinya no gukomera ku rupfu. Nibyo kuvuga ko bagomba guhitamo gupfa aho kwihakana Kristo, ngo bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Ibyo bishobora kuba ari igihembo cyihariye ku bakristo bahorwa Yesu. None ufite ugutwi asabwa kumvira umwuka. Unesha asezeranijwe ko atazapfa urupfu rwa kabiri. Hano unesha n'ugaragaza ukuri ku kwizera kwe mu guhitamo kujya mu ijuru afite umutima utunganye, aho kuguma muri ino si umutima ari mubi. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara, nyamara abatizera uwo niwo muvumo wabo. Turabisanga mu Byahishuwe 20:6-14. Reka tuhasome. Ibyahishuwe ibice 20:6. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana Kristo, kandi bazimana nayo imyaka 1000. Amena. Muri izi nzandiko ebyiri tubonye, urwandiko Yohana yandikiye Abefeso n'urwandiko rwa Simuruna, dusanzemo ko habaye akarengane kenshi. Ndetse mu rwandiko rwa mbere marayika yandikiye Abefeso
arababwira kugira urukundo nubwo bari kurenganywa ngo ariko bakomeze kugira urukundo. Unesha azahabwa kwicara iburyo bwa Data ari we Mana yo mu ijuru. N'urwa kabiri rero rw'itorero ry'Isumuruna ni uko bari kubabazwa ariko bakomeza kwihangana ndetse bakomeza no gukiranuka. Ese wowe ibyo uri kunyuramo uyu munsi umeze ute? Ese ukomeza kwihangana? Uracyafite urukundo rwawe rwa mbere? N'ibyawe ni ukwigenzura, wasanga utaboneye ukihana kuko Uwiteka arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Reka uyu munsi dusoreze kuri izi nzandiko ebyiri, ubutaha tuzakurikizaho izindi nzandiko zikurikira. Ndagushishikariza kuzabana natwe, kandi nimba ari igitekerezo wifuza kutugezaho uzatwandikire nta kibazo. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi ibahe kunesha, kuko muri ino si harimo intambara nyinshi ariko turi kumwe nayo tuzanesha. Murakoze, nawe ubutaha.